muvandimwe, ese ufite igifu kitakoroheye cyaba kikumereye nabi? Ndavuga niba ubabara mu gifu, ufite ububabare bwo mu gifu. Mbanje gusuhuza abantu mwese mudukurikiye, mubana natwe mu biganiro bitandukanye, mubana natwe muri filime dukora yitwa Mbigenze. Ndabasuhuje cyane, ndabasuhuje abakurikira iyi channel ya JT Empire TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Ese mumeze mute? Mumeze neza? Muri amahoro yemwe? Imana iracyabarinze. Abo dusangiye ukwizera muri Kristo Yesu nashimwe. Abandi Imana yacu ishimwe, himbazwe, icyubahiro cyose kibi cyayo. Turashima Imana. Turashima Imana. Hari ubwo nigeze kumva bavuga ngo arashima Imana n'abantu bake. Yewe sinzi nyine ngo buri wese afite uko yabyutse n'uko yaramutse n'impamvu avuze ibyo avuga, ariko yewe na team yose dukorana kuri JT Empire TV ni ukuri turabashima. Turashimira abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu dutuye mu cy'u Rwanda, abanyarwanda bari hirya no hino turabashima, badukurikirana batwereka ko bari kumwe natwe, abadufasha gusharinga turabashima, abasubscribe binze ariko bavuga nabo turabashima, abakoze like na comment turabashima. Tubashishikariza ko mwakomeza, kuko dufite umugambi wo gukomeza tukazabana namwe ibihe byose tuzatukiriho ku isi. Dushima Imana ko yaduhaye ubuzima, ni ikintu gikomeye cyane. Bavandimwe inshuti, nagiye mbabwira ko ibintu nzajya mbabwira nzajya kenshi mba nabisuzumye, ibindi nkaba bifiteho experience, ibindi nkaba bifitiyeho ubuhamya. Ntabwo nzajya ngo mpfe kuvuga ibyo mbonye cyangwa mpapire. Yenda wakumva mfite uko ndi kubikubwira nkabivuga ukavuga uti uyu mugore wasanga ari ibintu aba yahimbye wenda kugira ngo yibonere views. Oya, ni ukuri muvandi, niza yanko kuvuga ikintu hano ujye ugenda ubanze ukigerageze, sibyo? Ubanze ube sure bose ko kuriya mugore ibintu yavuze nibyo, ariko ntuhite ubipinga gutyo gusa, ahubwo uzaye ugenda urebe, sibyo rata? Nindamuka mvuze ikintu wenda kijyanye n'ubuzima, kijyanye n'ibyo wagakoze mu buzima bwa buri munsi kugira ngo umererwe neza cyangwa nanjye mererwe neza, ujye ntukabipingira aho ngaho ngo ubijugunye, ahubwo ujye ufata akanya use naho ubanze ubigerageze. Sura muntu ibintu ari kuvuga ni ukuri, si uyu muntu ibintu avuze yabikuye ese birashoboka? Uyu munsi rero nje kuvuga ku bijyanye n'ubuzima n'ubundi. Ubwo ngarutse muri cya gisata bene wacu bo hakurya nibo bavuga ngo ni igisata, niba ari igisata niba ari igisate simbizi kubivuga neza, bazankosore muri comment. Ndabasuhuje cyane nabo abakoresha iryo jambo mu rurimi rwabo, ariko ngarutse muri cya gice kivuga ku buzima. Uyu munsi ndavuga ku buzima bw'umuntu, ubuzima bwanjye, ubuzima bwawe, ariko mvuga ku kijyanye n'ukuntu umuntu yakwifasha aramutse agize ikibazo, cyangwa se wowe usanga mu kibazo, cyangwa wowe ugiye kugira ikibazo, cyangwa wowe uzakigira, cyangwa se wowe ufite umuntu ufite icyo kibazo. Ushize nababwiye kujyanye n'ibisebe, ariko mvuga ku bisebe byoroheje. Uyu munsi nje kuvuga ku bijyanye n'igifu. Muvandimwe, ese ufite igifu kitakoroheye cyaba kikumereye nabi? Ndavuga niba ubabara mu gifu, ufite ububabare bwo mu gifu, cyangwa se uribwa igifu, cyangwa se urwaye igifu. Igifu gifite uburyo bwinshi butandukanye umuntu akibabaramo cyangwa se kimubabazamo, cyangwa se ashobora kukirwaramo. Uyu munsi ndavuga igifu nyine muri rusange, igifu nyine umuntu arwara waragikuye ku ishuri muri interna. Abenshi njya mbona ariho abana bajya kwiga muri interna akavuga ati giye natashye ndwaye igifu, twajya kubona umwana baramutwoherereje, reka natwe twazizemo. Hari igihe natwe byagiye biba, ushobora byarakubayeho, cyangwa se waragitewe, hari igihe urwara indwara ugakoresha imiti itandukanye kwa muganga ikarangiza, noneho n'igifu nacyo utangiye kugiramo ibibazo. Hari ibintu byinshi bishobora gutera igifu. Hari n'igifu giterwa na amibe. Ese wowe urwaye ikihe gifu? Reka nkubwire first of all ku gifu kidaterwa na amibe, nkubwire icyo wakora
uri wenyine, bidasabye ibintu byinshi, bitaguhenze, bitanyuze hirya no hino, bitatuma ugiye kuryama mu bitaro. Ariko niba uri kubabara igifu ukaba wumva nyine biri kwanga, ngiye kuba nkubwiye ibintu bibiri wakora ushobora gukoresha mu buryo butandukanye bikaba byakuvura igifu kandi ugakira. Ariko reka mbanze nkubwire ngo ibyo ngiye kukubwira ni ibintu Imana yaduhaye. Ikindi nkwisabire, niba ugiye kubikoresha ukaba ufashe umwanzuro wo kubikoresha, umenye ko atari ibintu umuntu afata umunsi umwe ngo utuva ngo kubera iki nahise nkira, kubera iki mu gitondo mbyutse byagenze gutya. Oya, ni ibintu ushobora gukoresha byibura nk'ukwezi, ugafata iminsi 4 mu cyumweru, ejo ukazongera ikindi cyumweru ugafata indi minsi 4, gutyo gutyo, wenda ukwezi kwavuti. Wenda hari igihe bita bigukorera niba bikoresha umunsi umwe, biterwa nuko igifu cyawe kimeze. Ushobora gukorera muri icyo cyumweru cya mbere, ushobora kuzagenda neza utangira kumva ko bimeze neza mu cyumweru cya kabiri, biterwa n'umubiri wawe n'uburwayi aho bwari bugeze n'ibyo uri gukoresha nanone. Imana rero iturema ni ukuri yaduhaye package nini y'ibintu bishobora kudufasha. Ntekereza ko yanabikoze mbere y'uko iterambere ry'ubuvuzi cyangwa ryo kuvura rigerwaho. Yari izi neza ko mu bintu yaduhaye ku isi tuzagendana nabyo, tuzabana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, hazaba harimo ibintu byadufasha gukemura ibibazo twaba twagize mu mibiri yacu. Reka rero nkubwire ikintu cya mbere kivura igifu uhorana nabyo hafi mu buzima bwawe bwa buri munsi, uhura nabyo mu isoko, uhura nabyo mu bantu unyura ahantu babihinze, ukitambukira ukagenda kandi ufite ububabare mu gifu, ntumenye ibyo ari byo, ntumenye uko byagufasha. Reka nkubwire ngo ikintu cya mbere gishobora kuvura igifu ni amashu. Ese muvandi, inshuti, umubyeyi, umwana, hari umuntu muri iki gihugu cyangwa se hari umuntu utazi ishu muri twe abankurikiye kuri JT? Niba utayizi ntacyo bitwaye, ndaje nyikwereke. Ngiye kunyuzaho ishusho y'ishu, ubwo urayibona, hanyuma uze kumbwira muri comment niba ishu utayizi. Sibyo rata? Dore ishu ngiyo irahise. Ngarutse nje kukubwira ngo icya kabiri gishobora kugufasha gukira igifu, cyangwa se undi muti wa kabiri wagufasha kuvura igifu urwaye cyangwa urwaje, cyangwa uzi umuntu urwaye ukirwaye, ni ikirayi. Shareka nkubwire, noneho niba utazi ikirayi nakubeshye nahita numirwa. Ubu se koko ntabwo uzi ikirayi? Ikirayi mu masoko yose ibirayi bibamo, mu mabutike, hari amabutike menshi cyane acuruza ibirayi, hari abantu benshi cyane bahinze ibirayi. Ibirayi ni ibyo turya buri munsi. Niba utazi ikirayi, ngiye kukigucishirizaho naho hano ku ishusho ukibone. Dore ikirayi ngicyo kirahise. Reka ngaruka nkubwira icya gatatu. Ikintu cya gatatu kirimo mu miti ivura igifu, mu bintu dufite bya buri munsi dusangamo, ni ukuri ntakubeshya noneho urumirwa. Fora ni igiki? Ni ikintu kiryoha mu kanwa, ushobora gushyira mu kanwa ukumva biraryoshye, cyakora ugahekenya. Abana barabirya, abakuru barabirya. Imana ntabwo ibyo bintu rwose byakunanira noneho kubirya pe. Ni ikintu bita karoti. Inshuti yanjye muvandimwe, karoti ni umuti mwiza w'igifu. Hari umuntu utazi karoti? Niba utahizi ntacyo bitwaye, reka twikucishirizeho muri image cyangwa mu mashusho. Dore karoti ngiyi irahise. Ngiyo. Reka ngaruka nkubwira ukuntu ibintu ari ubivange, kubera ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'igifu wenda gikakaye, cyangwa se kugira ngo ububabare bwawe bwihute kugabanuka vuba vuba. Reka nkubwire ngo uvange ibyo bintu uko ari bitatu.
genda ungurire ishu, ntabwo ngusumye amashu menshi, jya kungurira ishu, genda ungurire. Icya kabiri nakubwiye ni iki? Ibirayi. Ntabwo nkubwiye ngo ujye kuzana umufuka w'ibirayi, oya ntabwo ari ngombwa. Hanyuma ugende unashakire karoti. Karoti mvuga ibyo bintu byose, ni kuvuga ibintu bibisi, ntabwo ni kuvuga ibintu bitetse. Jya mu gasoko, ujye mu isoko rinini, cyangwa no mu alimentation barabigira ibyo bintu byose mvuze, yewe no mu mabutike barabigira. Wowe genda waba uzindutse, haba ari ku manywa haba ari nimugoroba, byaterwa nawe, na nijoro wabibona. Genda ugura ibyo bintu uko ari bitatu, ntabwo bisaba gukoresha byinshi. Fataho agapande gatoya ku ishu, ukatakatemo duto. Fataho agapande ikirayi, ukihate bisanzwe, ariko ntukimareho igihu. Onye ari abantu bazi kubazura, niba babyita kubazura, niba babyita kugira gute. Ubundi buryo wavuramo igifu rero nari ngiye kuvuga bwa kabiri, nuko nari mbabwiye nti wenda ibindi tuzagenda tubivuga mu kindi kiganiro, ariko hari ubundi buryo ushobora kuvuramo igifu kikubabaza udakoresheje ibyo bya mbere nari mvuze, birimo amashu, birimo karoti, birimo n'ikirayi. Ushobora gufata amazi ashyushye, amazi ashyushye muvande, yewe inshuti yanjye wowe nkurikiye, nari mvuze ngo ushobora gufata amazi ashyushye ariko amazi meza. Uramenye utazagenda ukafata amazi ubonye ugashyira mu nda yawe, n'ubundi wifitiye ibibazo ukaba wongeramo izindi mikorobe. Oya, ni amazi meza yagenewe kunyobwa, asukuye, abitswe mu kintu gisukuye, yanywe ashyushye. None ariko ufata ayo mazi mbere yo kuyanywa ukamuriremo indimu, numara ukamuriramo indimu ushyiremo ubuki. Niba nta bindi bibazo ufite, reka dusubire inyuma nongere nkubwire ngo ibintu ndimo kuvuga, niba hari ikintu ugira aho aririje muri cyo, uwo muti ntuwukoresha, ubihorere. Ko hari abantu bafata indimu ikabamerera nabi, hari abantu bitewe n'ibindi bibazo asanzwe afite mu buzima, mu mubiri we. Ariko narivuze ngo nimba udafitanye ikibazo n'indimu mu buzima busanzwe, fata amazi ashyushye ukamuriremo indimu. Niba udafitanye ikibazo mu buzima busanzwe n'ubuki, wenda udafite izindi ndwara zikubuza gukoresha ubuki, noneho ongeramo ubuki. Yego, n'uruvange ni ugufata amazi ashyushye ukayashyiramo indimu, ukayashyiramo n'ubuki. Si ibintu bitatu mbabwiye n'ubundi. Ukabinywa mu gitondo, ako ni akarahuri muvandimwe, ukakanywa saa sita, ukakanywa na nimugoroba, hanyuma ukabikora iminsi 7. Kasubiremo nanone nkubwire ngo ibintu byose nakubwiye, niba harimo kimwe muri byo ugiraho ikibazo mu mubiri wawe bitewe wenda n'izindi ndwara usanzwe urwaye, cyangwa ibindi bibazo usanzwe wifitiye, cyangwa ubigiraho allergie, uwo muti uwihorere. Ariko niba ibyo bintu nkubwiye amoko abiri ubu ngubu muri kino kiganiro ashobora kuvura igifu, ukagukiza ububabare, ukareka ibyo gusepfura no kubyimba na acide izamuka no kumva uri gushya mu gifu n'ibindi n'uburibwe, ababisafaringa, abarwaye igifu, abafite ububabare bw'igifu barabizi ukuntu bigenda. Nanjye narabigize, ndabizi. Iyi miti iragufasha, ariko nsubiramo nkubwira ngo ntunywe doze irenze iyo twavuze. Icya kabiri, mbere yo kubikoresha ko ari ibintu bibisi, ubikorera isuku ya nyayo, kandi ubikorera ahantu hafite isuku hasukuye, unabikorera no mu bikoresho bisukuye. Icya gatatu, navuze ngo niba kimwe muri ibyo bintu nkubwiye nkurangiye nk'umuti usanzwe ubujijwe kugikoresha kubera wenda imiti ufata itewe n'uburwayi usanzwe urwaye buzirana n'icyo kintu utagomba kwemererwa. Tuvuga wenda hari abantu batemerewe gukora ubuki kubera indwara barwaye, basanzwe barwaye izindi zitandukanye, cyangwa imiti bafata, cyangwa izindi mpamvu, cyangwa se bibatera allergie. Iyi miti bayihorere. Zagira umuvango naramuroze, ngo namugiriye ntyango, namuhaye umuti, ngo waramwishe, ngo wamugiriye nabi. Oya, n'ibyo bintu nkubwiye nta kibazo kindi ubigiraho rwose, ubikoreshe hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo, ujye ukiza, ugira imbaraga zikiza zibohora, agakiza indwara,
zaba zananiranye ndetse n'izisanzwe wavuga ko zoroheje, ariko iyo umuntu arwaye burya abarwaye bya byoroshye bikomeye abarwaye, kandi iyo ndwara iramutse itinze umubiri we ihinduka ikomeye. Ubikoreshe, ndizera ntashidikanya nkurikije experience mbifiteho ko uri bukire. Ikiganza cy'Imana rero kikubeho wowe urwaye. Data wa twese Imana yo mu ijuru ikunkiriza yo kabyara, Imana ishobora byose iguha ubuzima buzira umuze, ibuduhane twese hamwe ko twese dukeneye ubuzima, dukeneye kubaho neza, roho nzima mu mubiri muzima. Reka dusoze vuga ngo niki cyatuma nagushimira Nyagasani, kwari wowe nkesha byose, nabuzwa n'iki guterura ndirimba mvuga nishimwa Nyagushimwa. Ndabashimiye mwese, Imana y'amahoro ibane namwe, kandi Imana ibashyireho uburinzi, ibaho umugisha, muhirwe mu byo munyuramo byose, mu byo mukora byose, iho umugisha imirimo y'amaboko yanyu, kandi abadafite ibyo bakora bibinjiriza, Uwiteka Imana ubifite mu biganza abibahe. Mbasabiye umugisha utagabanije kandi mbikuye mu mutima.